uhawe ikaze nanone kuri chaine yacu. Dutangiye dute rero? Dutangiriye hano muri salo hari umwana wari wicaye mu cyumba. Ubwo muri ako kanya hari umugabo wamuturutse inyuma. Gusa uko umugabo yaje umwana ntabwo yari yabibonye. Umugabo amuturuka inyuma ku ntebe umwana yari yicayemo ari kureba televiziyo. Umugabo atangira kumukora mu mutwe. Uko umugabo yamukoraga mu mutwe niko umwana yagendagaho kabuke buke akagenda bakantu gato cyane. Ariko yagera aho bigiye kurangira agahita yongera akagaruka ibuntu. Akongera akaba umuntu munini nk'ibisanzwe. Ndetse umugabo ahanga akabikora byose aseka cyane, afite urutwenge runini. Umwana baramushongesha arangije ahita yongera agaruka ibuntu. Witegereze urebe nuko turi kuyitangira. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino chaine yacu, reba ko wakanze kuri iyo buto ya subscribe, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Biriya byose mwarebaga byari incamake. Reka twitangire. Umugabo yaraje, umwana yicaye muri salo arimo areba televiziyo, aramufata aramushongesha amuhinduramo akantu gato aramuhokesha. Ariko umwana arongera aragaruka. Umwana aravuga ati, erega ibyo wakwikora byose ntabwo ushobora kunkoresha. Umugabo arangije aravuga ati, igihe uri kumenyera, reka nza nkwereka ko imbaraga zanjye zihambaye. Ubwo umugabo arongera akora mu mutwe wa mwana, arongera aramuhokesha amugira akantu gato. Gusa umwana byagera aho agiye guhinduka nk'agashishi, agahita yongera akagaruka ibuntu. Nyagasani, ibi ni iki sasa rero? Ndetse ikigabo hanga kirangije kiribaza ese umwana niki kijya mbere. Umwana arangije aravuga ati, ntabwo wankoresha, ntabwo ushobora kunkoresha. Rega ibyo wakwigira byose, imbaraga zose wakoresha, ntabwo wankoresha. Umugabo arangije aravuga ati, okay, reka nze ndebe noneho hagati yanjye nawe ninde urenze, ninde uri hejuru y'undi, ninde ukubiye. Ubwo umugabo nta kindi yakoze, yavanyeho akaboko nanone agakoza ku mutwe w'umwana. Arongera agerageza kumuhindura akantu gato, ariko biranga. Bisobanuye ngo imbaraga no mugabo ari gukoresha n'imbaraga umwana afite ziratandukanye. Umwana arangije aravuga ati, nari mbizi ko utari buze gutangwa kuza hano. Nari mbizi ko uri buze kuza hano. Umugabo arikanga. Aterega amateka yawe narayumvise, nubwo nabibwiraga papa ntabyumve. Ndakuzi rero ahangaha wayobye, waje mu rugo rutari rwo. Ubwo n'abandi bana bose ugenda unyuraho nibyo ugenda ubakora. Uyanaje avuga ariko njye nta kintu nakoze, nta kintu na kimwe nigeze nkora. Umwana aravuga ati, winyisobanura hereka, namenye amateka yawe, menya imico yawe, menya nuko ukora. Rero ntabwo nkeneye ubwisobanuro bwawe, ahubwo kuki ukoresha imyuka mibi, ugenda ukora ibintu bidakwiye ku bantu batagize icyo bagutwara b'inzira karengane. Umugabo agira ubwoba, yumva umwana ko karamuzi, yumva umwana yamuvumbuye, asanzwe amuzi koko nk'uko yabivugaga. Sasa n'umwana arangije aravuga ati, waje ahangaha rero kugira ngo unkoreshe, ariko ibyo washakaga kunkoresha reka nze nkwereke ko akebo kagiye wamugarura. Uriya nujya gukubita umuntu ujya uba witeguye ko nawe ushobora kuhava ari wowe ukubiswa. Ahubwo umwana none yavanyeho imbaraga ze, nawe arangije afata wa mugabo amuhinduramo akantu gato cyane. Umugabo amanuka ataka avuga ati, please forgive me. Ariko byose byari iby'ubusa. Amusaba imbabazi, umwana arabyanga. Sasa ndebera, umugabo yaje tubona ari igisore, ari ikintu cy'igisore kigaragara kikijeya. Ndebera ukuntu muri aka kanya ari kungana, wagira ngo ni twa dupupe bagurira abana tuba ari duto cyane, umwana aterura akajyana ahantu akongera akagarura agacunaguza aho ashaka. Muri aka kanya umugabo nawe niko ari kungana. Yamusabye imbabazi arangije aramubwira ati, ntabwo uzi ko ndi uncle wawe koko? Nyagasani, umva kandi kantu mutari muzi, kumbi uyu mugabo avukana na se w'uno mwana. Reba begeranye, wagira ngo ni agashishi. Ati, tegereza papa wanjye aze. Akimara kuvuga iryo jambo, papa w'umwana yahise atahuka. Ageze ahangaha yumva kuse iki kiri kujya mbere. ko numva umwana wanjye ari umuntu bari gutongana ninde
ninde waje mu rugo hano? Ubwo umugabo nta kindi yakoze, yahise yinjira. Umwana atangira kumusobanurira avuga ati papa, reba ibyo umuvandimwe wawe murumuna wawe yaje gukora hano, reba. Ati yaje anturuka inyuma atangira kumfata mu mutwe. Ati none se ari hehe? Ati papa ntawe uri kubona si nguyu hano? Bitewe n'ukuntu n'umugabo yari yabaye akantu gato ntabwo washoboraga kuba wamubona. Ati ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Njyewe ntawe ndi kubona. Ese murumuna wanjye ari hehe? Kumuna wagira ngo uri kwivugana ahubwo atokereka nze mukwereka. Ubwo umwana yahise avanaho izindi mbaraga nanone amukura muri ya forume yari yamushyizemo y'akantu gato cyane, atangira kugenda amugarurira ubuntu amuhindura nk'uko yari ameze kare. Muri ako kanya umugabo yahise agaruka, gusa mu kugaruka afite ubwoba bwinshi cyane. Hano yaje ameze nk'umuntu wataye umutwe, nk'umuntu ufite muzunga agatabi. Atangira kugenda azengera avuga ati oya ndimo ndashaka gutaha mu nkingurire ngende mu nkingurire. Ati bro, uyu nguyu niwe yabikoze. Ati niwe yankoresheje, witegereze urebe. Sasa ahangaha murumuna w'uno mugabo yatangiye kwisobanura avuga ati uyu mwana wawe reba ibintu yankoreye. Ati papa nanjye niwe yambanje, yashatse gukoresha imyuka mibi ampinduramo akantu gato. Ati brother, urabizi umwana wawe rwose mukunda nk'uwanjye, kandi ikindi ugomba kumenya, umwana wawe mufata neza, mufata nk'umwana wanjye. Niyihe mpamvu yatuma nkora ibyo bintu? Ese ubundi kunzi neza izo mbaraga naba nzikuye zatuma muhindura akantu gato? Ati papa, ubwo ni ubwisobanuro budafututse, ni ibintu bidafututse ari kukubwira. Ati wavuze uko byose byagenze. Sasa ahangaha nk'umugabo yahise avuga ati wa mwana wiceceka ngo wimenyera anko wawe. Ati urabizi? Ati papa ntago ari anko wanjye, shaka irindi zina umwita amazina ye, ariko anko wanjye wapi? Ati nose si anko wawe? Ati papa nakwihanije. Ati wacyanawe nanjye nakwihanije, ntiwongere no kumvugiramo kwanza. Ubundi ubwo burere wabukuye gute? Mba ndi kuvuga nawe ukavuga gute? How is possible? Umwana arangije aricecekera, nta kindi yagombaga kongeraho. Ati rero ikintu ugomba kumenya, uyu ni anko wawe, ugomba kumwubaha ndetse ukamwereka uburere naguhaye. Erega ni nk'aho ari so, ni amaraso amwe. Ati papa ntabwo nabyumva, sinabyemera, sinzanabyemera. Ati nose urabihakana? Uyu ni anko wawe, nawe urabizi, wahinduwe n'iki? Ati mumbwire nawe, mumbwire impamvu. Ambwira. Ati papa anko wanjye se akoresha imyuka mibi, akorana na Sekibi. Yaba wabonye ibyo yankoreye ntabwo wakabaye uvugayo. Atumva tuza, ushatse kuvuga ko mu muryango w'iwacu se habamo imyuka mibi? Ati bro, nawe unyumvira uwo mwana wawe. Uyarangije avuga ati sundi kuri kunyisha inyuma, habaye igihagarara hano. Ati huya. Sasa umugabo yahahuse, yabonye umwana urangaye imbaraga afite, ntabwo byoroshye, yagizemo n'akantu k'ubwoba. Uyarangije avuga ati urutinya umwana ungana gutyo, uri kumutinya mwiki? Ati kandi nakwihanije wowe. Ati papa uko wanyihaniza kose ntabwo nabona ibintu bibi, ntagakwiriye gukosora ngo nceceke, ngomba kugaragaza umusanzu wanjye. Ati ninde wagusabye umusanzu wowe? Ati papa nyamara uramutse ubonye nawe ukuntu yari ameze, ntabwo wakabaye uri kuvuga ayo yose, ahubwo wakabaye uri kunshimira kubw'ibyiza nakoze, kandi wakabaye uri kuvuga ndi iyo nza kuba ntafite imbaraga nahawe n'Imana. Ati uri kumfata rero ukampindura injiji, amaso yanjye yose ukayahindura ya fake. Ubu ntabwo nzi kureba. Wagombaga kuba wicaye hariya, wamuhaye umwanya akicara nawe mukaganira, ariko waje uhagarara ku rugi hano urafunga. Uri kubyumva? Ati papa niyo mahitamo yonyine nari mfite, rega nicyo kintu nagombaga gukora. Kandi ikindi nongere mbisubiremo, impamvu uri kuvuga ayo yose ni ukubera ko usanze nafashe uno mwanzuro. Ati wafashe umwanzuro w'ubugoryi mwana wanjye, ntabwo ari uko nakureze.
anko wawe koko? Anko gute? Wakabaye wamufashe neza ukamuganiriza ukamuha n'icyayi. Ati papa niwongera kuvuga iryo jambo ngo ni anko nanjye turaserera. Ati wa mwana wimvogera. Ati papa nanjye narakaye wimvogera. Ati ngusohore hanze, musohore muri ino nzu mutumure hanze. Uzi ko nshobora kugufata nkakujyana hariya mu cyumba nkagukubita wewe, nkagukubita. Umwana araje aravuga ati papa reka nze ndaje nkwiyerekere gihamya. Ushobora kuba utari kubyemera ariko hari uburyo ki nakoreshamo ukabona ukuri. Umwana atangiye kuvanayo za mbaraga yakoresheje kare. Uko azivanayo niko umugabo atangira gutitira, ari nako agonga cyane ataka cyane. Papa w'umwana ariko se niki kiri kujya mbere hano? Arangije aramurekura. Umugabo afite ubwoba. Sasa iyo mwana akoresheje zino mbaraga biba bimeze nk'uko nawe wakora ku mashanyarazi. Buriya buryo kinini buri gutitiramo wumva ibintu bidasanzwe muri wowe. Uyu rero nawe nibwo buryo yabyumvagamo. Yahise avuga ati please wa mwana we ndakwinginze ntiwongere gukora ibintu nk'ibyo. Papa w'umwana arikanga, abonye bidasanzwe ati ceceka ndongera mbikora ahubwo cyane. Sasa papa w'umwana yagenda, iki kigabo kikamwizirikaho kivuga ati please winsiga. Ngaho nawe bibaze kubona akana kangana gutya karimo kirukankana uruntu rw'urugabo rungana gutya rwagize ubwoba. Wewe waba wumva ibyo bintu ari shyashya. Umwana aravuga ati ndavuze ati ntiwongere kugenda witseta kuri papa, garuka hano ndakubona nkubona uhagaze hari. Umugabo arangije aragaruka n'ubwoba bwinshi. Papa w'umwana arangije aravuga ati niki kiri kujya mbere hano? Hari ibintu muri kumpisha, ndi kubona mutungana ibiganza imiriri kaka. Ati papa sibyo nakubwiraga se? Sibyo nakubwiraga? Kandi papa umaze iminsi waranaguye ku bintu by'amasengesho ntukinasenga. Uyu mugabo ntahatandukaniye na Sekibi, nibyo nashaka kukubwira. Rero njyewe ndi gukoresha ziriya mbaraga nahawe n'Imana, nkoresha amasengesho, niyo mpamvu uri kubona imbaraga nka ziriya umuriro uri kwaka. Umwana arangije aravuga ati ntiwongere kumvugiramo. Arimo arabwira cya kigabo ati kandi ngiye kuguha amahirwe ya nyuma, ugiye gusobanurira papa wanjye uko ibintu byose byagenze akantu ku kandi. Bitabaye ibyo rero nudakora ibyo twumvikanye gutyo nta mbabazi ndi buze kukugirira, nta mbabazi ndi bukugirire nyagasani. Mugabo arikanga abona ko ibintu biri seriye. Agiye kuvuga umwana aravuga ati reka mbaze musogongeze kwanza aho ahangaho ubanze wumva akantu. Uri yifashe umunyabyaha nta kantu na kamwe uramukozaho n'iki. Hari n'igihe aba yumva nyine nta birenze nta bidanje. Ariko uno mwana we yarabanje amusogongeza ku buribwe ari buze kumwumvisha igihe atari buze kuvuga ukuri. Umugabo araje avuga ati ndemeye ndavuga buri kimwe cyose uko bikurikirana uko byagenze n'icyabinteye. Ati rwose ndabivuga rwose. Uko avuga ayo magambo kandi n'akazunguza umutwe. Umwana aravuga ati tekereza icyaguteye kuza ahangaha byose ubishyire ku murongo nta na kimwe usize, hanyuma rero ubibwire papa byose uko byakabaye. Ubwo umugabo yaravuze ati ibyo mwana wari kukubwira nibyo. Ati rero brada hari ahantu nagiye ngiye kwaka amafaranga, wumve neza aka kantu. Rero bansabye kuba natanga umwe mu banyamuryango nkunda cyangwa se umwe mu bagize umuryango uwo ari we wese. Ndangije ndavuga ati ntabwo nataga umuvandimwe wanjye ari we wowe. Atumva tuza avuga neza se wumva ibyo ari byo twumvikane neza. Ati nyine niyo mpamvu nahisemo kuza gufata umwana wati papa umva nawe nyine umva ibintu wahereka runtukira uvuga ngo ndi umwana udafite uburere. Komeza uvuge byose. Ati rero brada nanze kugutanga. Ndangije nyine hari imbaraga bampaye z'imyuka bambwira ko ninza nkamufata mu mutwe azahinduka akantu gato nk'agashishi. Hanyuma rero kugira ngo mutware bikanyirohera nagombaga kumuhindura akantu gato nkamujyana, hanyuma rero nkamutangamo ibitambo bakampa amafaranga. Umugabo ararakara. Tekereza nawe umenye ngo umwana wawe bari bagiye kumukoresha ibyo bintu, ari umuvandimwe wawe wari ugiye kubimukoresha. Ese wamukorera iki? Wamukorera ati wari ugiye gutanga umwana wanjye kwa Satani nk'igitambo. Ati rwose ariko nyine ndabyumva nyine nari mpubutse ntabwo ari ibintu byari bikwiriye.
ariko nyine ndakubwiza ukuri ko rwose ntazongera kubikora. Ati ceceka, funga umunwa, ceceka se nyine, nta soni, uraroha uvuga ubusa nk'ubwo ngubwo. We mfata nk'umuvandimwe wanjye, uraza mu rugo iwanjye ntahari, nkayoberwa impamvu waje mu rugo iwanjye utamvugishije, wajyaga umpamagara. Papa dore ngo umuvandimwe wawe rero nawe murebe, hanyuma rero uca urubanza ugendeye ku bihamya wabonye, nawe murebe nyine wumve icyamugenzaga. Ati kingura kwanza gisohoke, gikingurire gisohoke kigendeye, nta kintu kikimaze hano. Ati kwanza buretseho gato, ntabwo nahita nkureka gutyo ngo ugende gusa, uri kundeba mu maso. Ati cyane rwose ndakubona, ntabwo nkiri umuvandimwe wawe, nta kintu mpfana nawe, ntabwo nkuzi, nawe ugenda umere nkaho utigeze umenya. Ntabwo njya nkorana n'abantu bakurana n'imyuka mibi, neva, ntabwo bibaho. Unyibagirwe, unsibe mu bwonko bwawe, unsibe ahantu hose, ubifate nkaho utigeze umenya, ubifate nkaho ntigeze mbaho, kuko nanjye niko ndi bugufate. Ubwo muri ako kanya bahita banamutumura hanze bamusohora. Umwana arangije aravuga ati papa reba uwo wizera, uriya niwe washyizeho icyizere cyawe kurusha umwana wawe wibyariye. Jye wanga kunyizera, uramwizera umuha icyizere cyawe cyose, nawe ndebera nyine ibyo gukoreye. Ati mwana wanjye ibi biri kuba ni ibiki? Papa mpora nkubwira rega, nkubwira kenshi, ntabwo unyizera, bisa nkaho tubanye nk'inyamaswa. Ati mana nyagasani ibi ni ibiki? Uwo nita umuvandimwe wanjye? Ati rwose mwana wanjye uretse kubeshya, ibintu nkabira wowe wari kubyizera gute? Erega umuvandimwe wanjye nari muzi neza ko ibintu nkabira atabikora, ahubwo sinzi nanjye nyine birantunguye, ariko nanjye si yarijye. Ati papa ceceka, nawe yari wowe ahubwo wijya gushaka ubusobanuro budafite gahunda, byose ni wowe. Ati mwana wanjye se n'iki nakoze kidakwiye? Ati ahubwo mvumbuye ko ibanga nawe impamvu utuma ubona ziriya mbaraga, cyangwa ni ukubera amasengesho, ni ukubera ukunda gusenga cyane, ntabwo ariyo mpamvu ra? Niba numvise neza, kuko uko wakoraga biriya byose ni nako wasengaga, kandi wasenga nkabona imirire iratse n'izindi mbaraga ntazi aho zivuye. Umwana arangije yitegereza se azunguza umutwe. Ise aramubaza ati nibyo? Ati papa nakubwiye inshuro nyinshi nkwingingira gusenga, ati ujye usenga buri kimwe cyose ukora, ujye usenga. Biriya byose wabonye ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana iriho nyine. Nanjye iyo nza kuba mfite ukwizera guke cyane, ntabwo byari gukunda. Kandi mu byo ukora byose uhindura ujye usenga. Ndongera ndabikubwiye, nizere ko ubonye gihamya, ubonye n'impamvu yatuma usenga. Noneho umugabo arebye umwana baravuga ati burya uzi ko umwana wanjye ibyo yambwiraga ari byo ra, ngomba kujya asenga. Ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha. Ndetse iyi nkuru nari nyizanye kugira ngo twibutse ba bantu nyine mutajya musenga, ba bantu tuba twibereyeho gutyo nyine tutibuka gusenga. Twongere twuhure Bibiliya, tujye tuvuga n'ijambo ry'Imana, birafasha. Kuko abantu babi nka bariya ntabwo wamenya aho bazaturuka. Umuntu w'inshuti yawe, umuvandimwe wawe, inshuti yawe bisanzwe, n'undi uwo ari we wese, ntabwo wamenya ngo aturutse he, atumwe nande, isaha n'isaha utazi. Ahangaha rero niho usanga inkuru z'ubwenge kandi zigisha. Ndabakunda cyane, duhure mu kubutaha. Ciao ciao.